yabivuze neza, aravuga ngo iby'Imana ikora biradutangaza, ngo nta n'uwabimenya uko biri. Aravuga ngo ariko hari ikintu nzi, ngo ni uko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye kugira gute gukora. Imana wowe nanjye dufashe kugira ngo tubashe kumenya ubushake bw'Imana. Ubundi Imana yaturemeye kuyihimbaza. Imana ikinshakaho n'icyo igushakaho ni uko iby'Imana ishaka ari byo ukwiriye kugira gute gukora, ahasigaye nayo ikadukorera ibyo ishaka ko bitubaho. Ibyo twe dukeneye Imana niyo igomba kubikora, natwe iby'Imana ikeneye akaba ari byo tugomba gukora. Ubundi iyo umuntu ahagaze muri izo nshingano, muri ubwo buzima, aba yegereye umwami Imana, kuko aba ariho gusohoza iby'Imana ishaka, yarangiza n'Imana nayo igasohoza ibyo ashaka, kuko Imana burya n'ibyo ukeneye niyo yamenya ibigukwiriye uko bingana. Hari igihe twebwe twitekerereza n'ibidukwiriye, rimwe na rimwe tugatekerezamo n'ibizatwica, kandi tukabishaka tubiririra cyane, tumeze nk'uko umwana aririra urwembe cyangwa akaririra kujya gukora mu mbabura. Umwana iyo abonye urwembe akambakambaza yihuta ashaka kurufata, cyangwa n'imbabura yareba ari ibintu byiza biri gushashagirana akavuga ati biriya bintu kubifata umuntu akabitamira bimeze gute, akaza yihuta rimwe na rimwe kandi ari ibyo kumugirira nabi. Ariko umuririmbyi aravuze ngo ariko icyo nzi, haleluya, nuko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye kugira gute gukora. Imana igufashe nanjye mfashe kugira ngo tumenye gushaka kw'Imana ku buzima bwacu. Ubundi hari ikintu Imana yandemeye, hari n'icyo yakuremeye. Imana hari ikintu ishaka gukora bigendanye n'aho uri, n'ibyo ufite, n'uko ungana, n'aho uherereye, n'uwo uriwe. Ni ukuvuga ngo rero uwo mugambi w'Imana ku buzima bwawe, guhera uyu munsi utangire usenge ubaze Imana ngo gushaka kwawe, umugambi wawe ku buzima bwanjye ni uwuhe ngaba ari wo nkora. N'Imana nirangiza kuwukumenyesha, Imana uyisaba imbaraga, uyibwira uti ngaho nshoboza nkora ibyo gushaka kwawe. Imana ishimwe cyane. Ngo mu rugendo ntabwo nabimenya byose, ariko nzi ko nzabimenya. Ngo ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari ibyo mu gihe gitoya. Ibi byago byose biriho ni ibyo mu gihe gitoya. Hari abantu nabonye bahangayikishijwe na byinshi bigiye bitandukanye, bahangayikishwa n'ubuzima bugoranye cyane, bahangayikishwa n'ibyo babonaga, bahangayikishwa yewe bariheba cyane. Ariko ibyo byago byose ni iby'igihe gitoya, kuko ubu ntibakiriho. Natwe hano turi tuzahava haza abandi, ariko igifite agaciro ni amateka meza tuhagirira, ariyo mirimo izaduherekeza. Ni iki gituma turizwa n'ibyago biriho kandi ari iby'igihe gitoya? Umuntu wabyawe n'umugore arama mu isi igihe gito, nacyo cyuzuyemo imibabaro. Ubundi ibyo twigira byose bizarangira duciyeho, kuko twaje hano havuye abandi, natwe tuzahava haza abandi. Imana ishimwe cyane. Ngo Yesu, nzi ko ufite amagare ibihumbi, harimo n'iryo wangeneye. Icyo wampitiyemo ni ukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Hari amagare ibihumbi Imana ifite, kandi muri ayo magare harimo n'iryawe, harimo n'iryanjye. Ayo magare, hari amagare rwose aparitse ahantu ategereje kudutambikana cyangwa kutuzamukana. Ayo magare ngo harimo n'iryanjye, ariko icyo nzi ni uko ibyo wangeneye nibyo nkwiriye gukora. Yesu, nzi ko ufite amagare ibihumbi, harimo n'iryo wangeneye. Ngo icyo wampitiyemo ni ukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Imana yaguhitiyemo kuzagira, kugira ngo uzagere mu ijuru amahoro. Icyo Imana yaguhitiyemo ni ukugira ngo uzagere, icyo Imana yampitiyemo ni ukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Ntabwo ari ukugira ngo tubyibuhe, tube ibibaju, oya. Imana yaje kuguhitamo, ntabwo ari ibindi bindi, yari ukugira ngo iguhe kuzagera mu ijuru amahoro. Ngo tuzaba ibihumbi turamye Umukiza, tuzamuririmbira twese. Ngo uri Imana ikiranuka muri byose, ku buntu n'inama utugira. Ngo ubu ntegereje kandi nihanganye kuzasobanukirwa byose. Ngo mfite ibyiringiro bifite ubugingo, kandi mfite umugabane mu ijuru. Ese nawe mwene data utegereje wihanganye kuzasobanukirwa? Hari ibintu byinshi tudasobanukiwe muri ubu buzima, ariko se ufite ibyiringiro byo kuzabisobanukirwa? Mfite ibyiringiro. Ese ibyiringiro byawe ufite bifite ubugingo? Ibyiringiro byanjye mfite bifite ubugingo. Hari abantu bafite ibyiringiro ariko bidafite ubugingo. Bakaba bafite ibyiringiro bifite ibirayi, bakaba bafite ibyiringiro bifite amazu, bakaba bafite ibyiringiro bifite isi, bakaba bafite ibyiringiro bifite abana n'amafaranga, ariko ibyiringiro byabo bikaba nta bugingo bubamo.
ibyaba ari fokasi ku by'isi gusa, bifokasinze byitaye bibona iby'isi gusa, amafaranga, ibyo kurya, abana, amataje, amaviza, amamodoka, iterambere, ibyiringiro byabo bikaba bitabamo ubugingo rwose. Ariko umuririmbyi yuzuye umwuka aravuze ngo mfite ibyiringiro bifite ubugingo kandi mfite umugabane mu ijuru. Imana ihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe kandi Imana ihimbaza. Ndagira ngo turirimbe na 47 ivuga ngo ni igihe gito intambara igashira. Igihe gito intambara igashira, n'igihe gito umuraba ugacyahwa, noneho nkarambika umutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda. Mu ijuru ntihazagera ibyaha, nicyo gituma huzuye amahoro. Mu ijuru ntihazagera ibyaha, nicyo gituma huzuye amahoro. Umubabaro n'uw'igihe gito, ijoro naryo ni iry'igihe gito. Ndirira kenshi muri iyi si ndimo, ariko nuko ntarabona Yesu. Hazabaho igitondo gihoraho, nibwo ntazongera kurira ukundi. Hazabaho igitondo gihoraho, nibwo ntazongera kurira ukundi. N'igihe gito gifite umuruho, n'igihe gito nkazabona Yesu. Nibwo nzaba ntandukanye n'ibyago, nzaba mbumbatiwe mu maboko ye. Nzi ko mu ijuru hataba umwijima, habaye umucyo uhoraho iteka. Nzi ko mu ijuru hataba umwijima, habaye umucyo uhoraho iteka. Noneho ntacyo umubabaro untwaye, kuko nza wibagirirwa kwa Yesu. Nubwo ngifite kubabazwa mu isi, mu ijuru nta mubabaro n'urupfu. Imana izahanagura amarira, izavanaho umubabaro wose. Imana izahanagura amarira, izavanaho umubabaro wose. Mana we, Imana izahanagura amarira, izavanaho umubabaro n'uw'igihe gito, ijoro naryo ni iry'igihe gito. Ndirira kenshi muri iyi si ndimo, ariko nuko ntarabona Yesu. Hazabaho igitondo gihoraho, nibwo ntazongera kurira. Hazabaho igitondo gihoraho, twaratashye nibwo ntazongera kurira. Hazabaho ibirori, hazabaho igitondo gihoraho, nibwo ntazongera kurira. Hazabaho umunezero, hazabaho ibirori byiza yewe, nibwo ntazongera kurira ukundi. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ngo ni igihe gitoya intambara igashira. Mwene data, intambara urwana ndashimira Imana ko tutazayirwana igihe kirekire. Mose yarayirwanye arayirangiza, iya Aburahamu yarayirwanye irarangira, iya Eliya yarayirwanye arwana na Yezebeli, intambara irarangira. Elisa afatiraho nawe arayirwana irarangira. Mwene da, iya Elisa, iya Yeremiya yarayirwanye irarangira.
Yeremiya yarayirwanye we, Ezekiyeli arayirwana we. Mbega intambara zo mu bunyage, mbega intambara zo mu butayu, mbega intambara zo kwangwa n'abantu no gutotezwa, mbega intambara zirimo guhanurira abantu ibintu bikomeye, bakakwanga, bakakuzirika mu mbago, bagafunga, bagakubita. Ariko ndashima Imana ko intambara zabo bazirangije. Iya Mose yarayirangije, n'iya Yesu hano mu isi yarayirangije. Yewe data we, Pawulo yarayirangije, Yohana yarayirangije, Stefano yarayirangije. Reka nkubwire mwene da, nawe iyawe izarangira. Haleluya. Ni igihe gito intambara igashira, ni igihe gito umuraba ugacyahwa, noneho nkarambika umutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda. Amina. Imana ishimwe. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo. Ni igihe gito intambara igashira. Haleluya. Noneho nkarambika umutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda. Nzi ko mu ijuru hataba umwijima, habayo umucyo uhoraho iteka. Ngo noneho ntacyo umubabaro untwaye. Mwene data, ndifuza ko Imana yakuzamura kugeza ku rwego nawe uvuga ngo noneho ntacyo umubabaro untwaye, kuko nzawibagirirwa kwa Yesu. Nubwo ngifite kubabazwa mu isi, ariko mu ijuru nta mubabaro n'urupfu. Imana izahanagura amarira. Nimuze dukorera ijuru, tuzahembwa n'ukuri. Abo dukora baseka, tuzahembwa barira. Ubundi nabwiye abantu bari gukorera Imana ko Yesu yabahitiyemo kubanza izibishye, ariko iziryoshye akazaba arizo bari guheruka, mu gihe ab'isi bo bari kubanza iziryoshye bakazaheruka izibishye. Bari kwinezeza mu byaha, bari kwinezeza mu binezeza by'isi. Batwita ba kadage, batwita abantu bataye umutwe, batwita abantu batazi ibyo bari gukora, batwita abantu batazi gushaka iby'ubuzima bw'isi, kuko tutiba kumwe nabo, kuko tutesikoroka, kuko tudakora amanyanga ngo tukunde tubitunge. Babanje ibiryohereye by'isi, ariko nyuma biza gusharira. Natwe tubanza ibisharira by'isi, ariko nyuma tuzaryoherwa. Imana ishimwe. Ni igihe gito umubabaro ugashira, ni igihe gito intambara igashira, noneho nkarambika umutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu. Mwene data, ndakwifuriza ko nawe wazarambika umutwe wawe mu rubavu rwa Yesu. Abandi mu gihe bazaba barurambitse mu muriro, mu gihe abandi bazaba barambitse imitwe yabo mu muriro, wowe uzaba urambitse umutwe wawe mu rubavu rwa Yesu ukunda. Haleluya. Nzi ko mu ijuru hataba umwijima, habayo umucyo uhoraho iteka. Ngo umubabaro ni uw'igihe gito, n'ijoro naryo ni iry'igihe gito. Mu buzima bwawe bushobora kuba bwije, nagira ngo nkubwire ngo ni ijoro ry'igihe gitoya gusa. Ihanganire igicuku, utegereze igitondo. Inkoko yabika itabika, amaherezo buzacya. Ihanganire igicuku, utegereze igitondo. Inkoko yabika itabika, amaherezo buzacya. Haleluya. Ihangane iki gicuku, ihanganira ijoro, ni iry'igihe gito. Inkoko yabika itabika, amaherezo iri joro rizaca. Wabonamo ibihumuriza utabibona. Dore n'ubu ngubu turi gusenga nijoro, ariko amasaha ari kwisunika. Ubu tugiye kurangaraho gato, wabona bukeye da, mu kanya urajya kumva wumva inyoni ziravuze. Rero ijoro ryo rigomba gucya, waba ufite n'ibihumuriza. Ijoro ry'ibibazo byawe rigomba kurangira. Ijoro ry'amakuba yawe rigomba kurangira. Ijoro ry'intambara ufite rigomba kurangira mu izina rya Yesu Kristo. Umubabaro ni uw'igihe gito, n'ijoro ni iry'igihe gito. Ndirira kenshi muri iyi si ndimo, ariko nuko ntarabona Yesu. Imana izahanagura amarira, ikureho iyi mibabaro yose. Ngo ni igihe gito ngifite umuruho, ni igihe gito nkazabona Yesu. None nibwo nzaba ntandukanye n'ibyago, nzaba mbumbatiwe mu maboko ye. Nzi ko mu ijuru hataba umwijima, habaye umucyo uhoraho iteka. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Nakwifuriza umuntu wese kuzaba muri uwo mucyo w'Imana utazashira, utazahanguka, uzagumaho iteka ryose. Imana yo mu ijuru ishimwe, kandi Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Ndagira ngo turebe ijambo ry'Imana, noneho tuganire ku ijambo ry'Imana tugera ku musozo w'iyi nibature. Ndashimira Imana abantu bazindukira imbere ya Yesu, ko batazakorwa n'isoni. Abantu bazindukira imbere ya Kristo basenga,
naje kumenya amakuru y'abagore bazindukiye ku mva ya Yesu, ngo bazinduka bavuga bati byanga bikunda turajya kumusuhuza nubwo atari buze kutubona kuko yapfuye, ariko haleluya, tugomba kuzindukana ibihumura neza kubera ko twamenye ko umwami wacu yapfuye kandi apfa batamusize ibihumura neza, bamushyingura uko nguko, ngo abagore barabizindukana. Nawe mwene data nujya uzinduka imbere ya Yesu, ujye uzindukana ibihumura neza, ujye uzindukana amashimwe y'ibyo Yesu yagukoreye, ujye uzindukana indirimbo zo kumuramya no kumuhimbaza. Imana ishimwe cyane, haleluya. Ujye uzinduka nawe uje kureba umwami wawe ufite ibinyamuneza neza, nk'uko aba bagore bazindutse bafite ibinyamuneza cyangwa se ibineza neza. Imana ishimwe cyane. Nawe uzindukira aho Yesu ari, nanjye nzindukire aho Yesu ari. Imana ihabwe icyubahiro. Ndashaka gusoma Matayo 28, haravuze ngo kuzuka kwa Yesu no ku munsi w'isabato ushize ku wa mbere w'iminsi 7 mu museke wenda gutambika, Mariya Magadalena na Mariya wundi bajya kureba cya gituro. Habaho igishyitsi cyinshi kuko marayika w'umwami Imana yaramanutse avuye mu ijuru abirindura igitare akicaraho. Ishusho ye yasaga n'umurabyo n'imyenda ye yeraga nk'urubura. Imana ishimwe. Babarinzi bamubonye bagira ubwoba, bahinda imishyitsi basa n'abapfuye. Ariko marayika abwira abagore ati mwebweho mwitinya, haleluya, kuko nzi yuko mushaka Yesu wabambwe. Imana ishimwe. Ntari hano kuko yazutse nk'uko yavuze. Nimuze murebe aho umwami yari aryamye. Nimugende vuba mubwire abigishwa be yuko yazutse kandi azababanziriza kujya i Galilaya, iyo niho muzamubonera, dore ndabibabwiye. Muvuge ngo amen. Amen, haleluya. Ndashimira yuko Yesu yazutse. Ubwoba nibushire, umwami wacu Yesu yavuye mu gituro. Imana ishimwe kandi Imana ishyirwe hejuru. Izina ry'Imana ya Yakobo rishyirwe hejuru kuko Yesu yaravuzutse. Ubwoba abantu bari bafite nibushire. Ngo Mariya Magadalena na Mariya wundi bazirikana imirimo Yesu yabakoreye. Dufite ikibazo cyuko Yesu akiza abantu, dufite ikibazo cyuko Yesu agirira abantu neza, ariko ntibamuzirikane, ntibamukurikire aho ajya hose. Ariko ba Mariya bazirikanye. Bibiliya itubwira ngo Mariya uyu nguyu Yesu yari yaramwirukanyemo abadayimoni, amwirukanamo abadayimoni benshi. Hanyuma rero Yesu nawe aho yajyaga, Mariya yazirikanaga ineza yamugiriye. Yazirikanye, uyu mugore yazirikanye uburyo Yesu yamutabaye. Bari bagiye kumutera amabuye kuko yamufasha samba, bamufasha sambana. Mariya aravuga ati nanjye nzakurikira Yesu ngiriye imbabazi, nanjye nzamukurikira aho ajya hose. Hanyuma kugeza ubwo yamukurikiranye ku gituro. Numvise amagambo akomeye muri iri jambo ry'Imana, numvishemo igitsikamutima ngo nuko rero marayika w'Imana aramanuka abirindura igitare, arangije akicaraho. Ngo abasirikare bari barinze imva ya Yesu, ngo nuko bose bahinda umushyitsi, bagira ubwoba, bamera nk'abapfuye. Ariko abwira abagore ngo mwitinya. Imana ishimwe. Abafitanye na gahunda na Kristo, abafite gahunda nziza, igiteye ubwoba cya nijoro ntikizabatinyisha. Ariko abandi bose abanga Imana bazapfa bose be kwibukwa, bazagwa igihumura, bazahura n'amakuba, bazahura n'ibyago, bazagubwa nabi ubwo umwami wacu Yesu Kristo azagaruka. Ariko cyari igishushanyo cy'uburyo Yesu Kristo azagaruka. Abamwiringiye by'ukuri bakazamukana nawe, haleluya. Abamwiringiye
by'ukuri akababwira ngo mwebwe nimuhumure, mwebweho mwantegereje nimuhumure. Imana ishimwe cyane. Ngo nuko abandi barinzi bose n'ibitwaro byabo byose bikubita hasi bagwa igihumure, ariko marayika w'Imana abirindura igitare akicaraho, abwira abagore ngo mwitinya. Hari igitare Yesu ageze akabirindura. Ubundi icyo gitare uko cyaba kiremereye kose, kiriya gitare ngo bari bagishyizeho ngo bagihomesha ubushishi, bagambiriye ko kibafasha kurinda ngo Yesu atazazuka. Ariko mwene data, imbaraga za Yesu, imbaraga zazuye Kristo, nawe zibasha kugutabara, nanjye zibasha kuntabara. Igitare amateka yagushyizeho, imbaraga za Kristo zibasha kukibirindura, kandi zarangiza zikacyicaraho kugira ngo abadayimoni batazagisubizaho bagatangira kuzana ibinyoma. Hari igihe Imana ibirindura igitare cyitwa ubugumba, umuntu Imana ikamuha urubyaro rushoreranye. Haleluya. Nabonye ukuntu Imana yabirinduye igitare cyitwa ubugumba kwa Loyizi, abyara umwana wa mbere, umwaka utarashira abyara undi mwana. Buriya ariko marayika aba yakicayeho akabwira dayimoni, akamubwira ngo ntuzongere kumenyera umwana wanjye. Hari igihe ubuzima bw'umuntu Imana ijya ibirindura igitare abadayimoni bashyizeho, kandi ikakibirindura bahari silivupure, ikakibirindura bahari. Uzi ko Imana ijya ikibirindura abarozi bagihari, uzi ko Imana ijya ikibirindura uwakuzinze agihari. Hari ukuntu Imana ijya ikibirindura, hari ukuntu Kristo ajya akibirindura akacyicaraho. Umurozi wakubwiye ngo ntacyo uzimarira, akajya kubona urakimariye, amateka yawe agahinduka, abari barayangije bagihari. Hari ukuntu Imana ijya ikibirindura. Abandi baguye igihumure, barebye ariko babujijwe gukoraho, bagira ibyo bakora byose bigacika, amazi bigapfa ubusa. Ngo nuko marayika w'Imana amanuka, abasirikare bareba. Ntabwo Yesu yaje mu rujijo, kuko ni umunyembaraga. Umwami wacu ntabwo ari umujura. Haleluya. Ntabwo ari umunyantege nkeya, ni umunyembaraga. Yaje babireba, azaza abarozi babireba, aza abapfumu babireba, Bibiliya iravuga ngo n'abamucubise ubwabo bazamubona, ngo bahinde umushyitsi. Haleluya. Yesu Kristo ashobora kumanuka nonaha, amateka yawe agahinduka, amateka yanjye agahinduka, ba bantu bakibireba. Kuko buriya ubuzima umuntu aba abayemo, haba hari abandi babwihisha inyuma. Hari ba Siba bashinzwe kukuvuga nabi. Dawidi yavuga ati ntawasigaye wo mu nzu ya Sawuli ngo mugirire ineza y'Imana ku bwa Yonatani. Ba Siba bakavuga ngo ntawe, nta n'umwe, ngo karahari kamwe, ngo epfiriya ngo kamugaye ibirenge, ngo kabe pfiriya kwa Makiringwiro Debari. Urebye ntacyo kamaze, n'ubwenge ntibwuzuye. Ntiwagaha akazi ngo kagakore, ntiwagaha amafaranga ngo gashobore kuyabara, ntiwagaha umurima ngo gashobore kuwuhingisha, ntiwagaha inzu nziza ngo kamenye kuyitahamo. Ni akantu kari aho kamugariye pfiyo ngiyo, ntikize, ntikasomye, nta kaminuza, nta muryango ufatika. Ariko hari ba Siba baba bashinzwe kukuvuga gutyo. Umuntu yajya kukugirira neza, Siba akamwugariza, akamubwira ati kuriya muntu uramuha amafaranga y'iki, kubona n'ubundi karemaye ibirenge, uriya si na mwene wanyu, uriya avuga ibi, uriya akora ibi, uriya atuye aha, uriya nta n'ikigenda. Hari ba Siba bashinzwe kugenda bakora sensibilisation mu bantu bari bakwiriye kukugirira neza. Mu marembo y'umugisha wawe, ba Siba bakayafungisha akanwa kabo. Ariko hari igihe marayika w'Imana ajya amanuka, akabwira Siba ngo njyewe mbajije ko hari umuntu wo mu muryango wa Yonatani uhari, ntabwo mbajije uko ameze, yaba amugaye yaba atamugaye. Mumuzane uyu munsi, bugomba kwira ari gusangirira na Dawidi ku meza y'umwami. Imana ishimwe cyane. Uwo nguwo munsi Mefibosheti ajya kubona amakomvoye y'ibwami ateye mu cyaro cy'Iro Debari, kandi akagiteramo Siba gihari. Nibyo bintu bitsetse. Siba gihari, abona amakomvoye ya gisirikare ateye mu cyaro cy'Iro Debari, baje kureba Mefibosheti bakamuzamura. Iyo ageze ibwami, ngo babwira Siba ngo ndategetse ngo ayo masambu yose wari warugaruriye. Haleluya. Iyo mitungo yose yo kwa Sawuli wari warigaruriye, nyirayo arabonetse, hita uyisubiza nyirayo. Ubu mwene data, uku nguku uzaha, uku nguku umera nabi, nagira ngo nkubwire ko hari Siba uba wicaye mu mitungo y'ibyakakugiriye neza. Mu mugisha wawe haba hari umuntu wicayemo. Ariko itegeko ry'Umwami rihagurutse umuntu wese wicaye mu migisha yacu, natwe duhabwa ibyo tugenewe mu izina rya Yesu. Icyo gitare cyitwa Siba
marayika w'Imana kibirindure, akicareho, akora icyo Imana yagambiriye, akora ikimuzanye, akora icyo gushaka kw'Imana ku buzima bwawe. Kandi abagushyigikiye ntibatinye, ariko abakurwanya bagwe igihumura mu izina rya Yesu. Abakurwanya bagwe igihumura, ariko abagushyigikiye bongerwe imbaraga, ndetse bahabwe mesaje nzima, ndetse bahabwe umugisha w'Imana, ndetse bahabwe ubutabazi, ndetse buzure ibineza neza. Haleluya. Mu izina rya Yesu muri iki gitondo dusabiye abantu badushyigikiye ngo bose buzure umwuka wera, bose bahabwe umugisha w'Imana, bose Imana ibarwanira intambara, bose Imana ibaha ubutumwa buzima, bose Imana ibakiriza imiryango, bose Imana ibakiri, haleluya, ibaha ubuzima buzima. Abantu badushyigikiye Kristo uri muri twebwe bamushyigikiye, abantu bashyigikiye ko Kristo yamamara, abantu bashyigikiye ko dukora umurimo w'Imana, haleluya, bose buzuzwa imbaraga mu izina rya Yesu, bahabwa ubutabazi mu izina rya Yesu. Ariko ababarwanya n'abaturwanya bose bagwa igihumure, igitare bashyize ku buzima bwacu, marayika w'Imana kibirindura, kicareho, maze Imana isohoze ibyo yagambiriye mu izina rya Yesu. Ngo nuko marayika birindura igitare, akicaraho, arangije kwicara kuri icyo gitare, haleluya, Mbabwira abagore ngo mwebweho mwitinya. Haleluya. Bagore mwebwe mwitinya. Bagabo mukunda Yesu mwitinya. Basore mukunda Yesu mwitinya. Bakobwa mukunda Yesu mwitinya. Haleluya. Hari ubutabazi bw'abakunda Yesu. Hari ubutumwa bwiza muri iki gitondo bumanutse bw'abakunda Yesu. Arababwiye ngo mwebweho mwitinya. Nimujye i Galilaya mubwire n'abandi. Haleluya. Icyampa uyu munsi ukabona inkuru nziza yo gutangariza abandi. Babandi mudaherukana, babandi bakuze ukundi, ugatwara inkuru yo kubatangariza, inkuru y'ibyiringiro, inkuru y'ibyishimo. Haleluya. Bavuga ngo bya bindi mwari muzi ko bitashoboka byashobotse. Wa mwami wari warapfuye yarazutse. Amina. Bya bindi byacu byari byarapfuye byagize guterata byarazutse. Yesu yazukanye gahunda nziza yo kubanziriza abantu. Haleluya. Yesu gahunda ya mbere yazukanye niyo kutubanziriza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yesu yazukanye gahunda nziza yo kubanziriza abantu. Haba mu bibazo arakubanziriza. Uwandikiye Abaheburayo yavuze amagambo meza, aravuga ngo kuko Yesu yababajwe no kugeragezwa cyane, ngo niyo mpamvu abasha gutabara n'abageragezwa bose. Yesu yabanjirije Saduraka, Meshake na Abedenego mu muriro. Yesu ajya abanziriza abantu. Imana ishimwe. Amina. Yesu afite gahunda nziza yo kutubanziriza. Nawe Yesu akubanziriza mu rugendo rwawe, mu buzima bwawe, mu byo upanga gukora. Yesu akubanzirize mu izina rya Yesu Kristo. Yesu yazukanye gahunda nziza yo kubanziriza abantu. Umwemerere, umuhe gahunda zawe zose, umuhe imitekerereze yawe yose, umuhe imigambi yawe yose, umubwire ngo nakwemereye Yesu Kristo mbanziriza. Kuko menya amakuru meza wazindukanye, menya amakuru meza wazukanye, ni amakuru yo kubanziriza abantu. Yabwiye, ni niryo jambo, nicyo gikorwa cya mbere yari agiye gukora. Mugende nzababanziriza i Galilaya. Yesu arakubanziriza. Humura. Yesu urwo rugendo wigira ikibazo, Yesu yarakubanjirije. Ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye, tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza. Ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye, tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru. Turagushimiye Mana yaremye ijuru n'isi. Tugushimiye ko tubanjirije mu buzima bwacu, mu kazi kacu, mu mibereho yacu. Warazutse ubwoba nibushire, kandi wazukiye kutubanziriza, kandi ntabwo ugipfa. Aleluya. Uriho, nta kizongera kuguhangara.
umurimo mwiza warawukoze kandi warawurangije. Tabe nangola sibindi sta gomest for egayimo. Shimwa kuko wakoze umurimo mwiza wo kuducungura. Ni njyewe na bene data wapfiriye kugira ngo abari bapfuye bazize ibyaha n'ibicumuro byacu bongere kubaho, twongere kubaho, tuzuke tuhinduke abana bawe. Urangije nyuma yo gupfa urongera urazuka, ntiwazukana inzigo, uzukana imbabazi. Ngo nkwitegereze nkorwa n'isoni z'ibyo nakoze, urambwira ngo mwana wanjye humura, ndagushimira yuko mwami unkunda kandi ukaba wishimiye kumbanziriza. Muririmbyi yaravuze ngo uri Imana yishimira kuduha imigisha yose n'imbabazi. Iki gitondo twirukanye imbaraga zose z'abadayimoni, ibyajyaga bidutera n'ibyajyaga biturwanya, ibyari biduhagurukiye n'ibicantege, imyuka y'abaroga n'abaterekera, imyuka y'ibiduca intege n'ibitudindiza, imyuka y'abadayimoni yivanga mu buzima bwacu, ikivanga mu byo dukora. Imbaraga z'abarozi byashyizeho igitare byose turabibirinduye. Marayika w'Imana birindura ibitare byose amateka yashyize ku buzima bwacu. Marayika w'Imana birindura igitare amateka yashyize ku buzima bwacu, amateka abarozi bashyize ku buzima bwacu, amateka igitare abantu bashyize ku buzima bwacu, bibirindurwe mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ukicareho kugira ngo hatagira ubasha kugisubizaho, maze ukora umurimo wawe nk'uko imbaraga zawe ziri. Urakoze mwami w'abami, urakoze kuduha gukumbura ijuru, urakoze utumenyesha ubuntu bwawe Kristo, utugire inama Kristo, utuyobore mu nzira yawe. Nubwo umwijima ucuze mu isi, Mana yanjye udufate ukuboko dutambutse. Nubwo amayoberane y'urubyaro rwa Satani ari menshi, nubwo dusohoreweho n'iminsi y'imperuka, ariko wibuke ijambo ryawe. Wavuze yuko uzajya uducira akanzu, ibikomeye n'ibiza tukabasha kubinesha. Uvuga ko uzadutwikira ukaduhisha mu mababa yawe. Mana uratubwira ngo tuzararame turebe iwawe uko ibihe bidusatira. Natwe ni wowe duhanze amaso. Uwiteka we, reba intambara itugose, uze uturwanirire. Utaje kudutabara twashirira mu butayu, ariko nudutabara ntacyo tuzaba. Duhe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, duhe umwuka w'ubwenge no kumenya, duhe gukomera rwose, duhagarare tutanyeganyezwa n'imyigishirize y'abanyabinyoma. Duhe kunanira iminsi duhiga, duhe kunanira ingabo za Satani zitugendaho mu izina rya Yesu. Satani yarahagurutse ngo n'intore azigushe niba bishoboka, ariko ijambo ryawe riravuga ngo abazi Imana yabo bazakomera. Nibamara gukomera bakora iby'ubutware. Komeza abagabo, komeza abagore, komeza abasore n'abakobwa, komeza abasaza n'abakecuru, kugira ngo bakore iby'ubutware muri iyi minsi ya nyuma. Iby'ubutware byo kutaramya Antikristo, iby'ubutware bwo gukomeza kunesha, iby'ubutware byo kugira imbaraga mu gihe cy'intege nkeya, iby'ubutware byo kuyoborwa n'umucyo mu gihe cy'umwijima, iby'ubutware haleluya byo gukomeza gukiranuka mu gihe kigoramye cy'ubugoryi. Mana, iby'ubutware byo kubana n'Imana mu gihe kibi cy'ubusambanyi, tugakomeza tugakizwa tugakiranuka. Haleluya. Duhe kunanira isi mwami, dutwikiriza amahema yawe. Ubuntu bwawe mwami budutwikire, utubambeho amahema kugeza igihe tuzagera iwawe. Urakoze mwungeri w'ubugingo, urakoze kuduhaye ubudahangarwa. Duhe imitima igukunda, duhe imitima igushaka, nk'uko Marakazi yahagizwa no gushaka amazi, ariko natwe twahagizwa no gushaka mu maso hawe, kandi tukubone mwami. Uduhe kutita ku by'isi kugira ngo tumenye kunesha Satani. Uturinde Satani udukobesha iby'isi, ahubwo duhishurire iby'umumaro byo kukwizera no kugukiranukira. Ubuntu bwawe nibubane n'abakwizera. Umugisha wawe ube mu buzima bwacu, mu byo dukora, mu byo tuvuga. Uburinzi bwawe bubane natwe, kandi uduhe kunesha byose. Ubirindure ibitare byari biri ku buzima bwacu, byicareho ibitare by'uburwayi, ibitare by'ubukene, ibitare by'ubushomeri, imbaraga z'abadayimoni, by'uburozi byose, inzingo, abadayimoni bo kubura ibitotsi, indwara byose ubirindure, utwike mu izina rya Yesu. Urakoze kutugirira neza kandi kuduha umugisha. Nyemerera ngo uturize kugira ngo ibyo ushaka byose ubikore kugira ngo izina ryawe ryubahwe. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana kubana n'umwuka w'Imana bizera bose mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen.